muganire umubwire icyo waruje kureba. Shakyo nanje kureba se. Nje kureba Sadunda. Urumva? Je kumureba numvice ngo afite ngo umugore muto ngo yamwimuriye ngo mu mazungu y'amarange ngo mu mazungu ngo y'indabo ngo y'ibiki ngo yaramuroza ahita mujyana handi hano mu nzu nziza. Barambwiye ngo uwo mukobwa ngo yakurza muri amaso ngo itereba ngo nkashemereta ku cyangwa karaba nkene y'indagizo. Ngo ibyo bintu nguye kuzamura amaso ngo nago watangwa no waviwe ngo arakuroga byose ugahita ugenda ubiriye. Amaso iri mu zamuye abamuroza. Oya, Umva rero Sadunda akunesha umutwe w'umutsatsi n'umwana we ngo wari ugiye kumuroga baramuhungisha. Bimutesha umutwe nta n'uri bubone uri kwiririza ubusa itaye. Nakana tanamubonye. Ntago natana abanyasadunda ngo maze umaze impamvu yataye Innocent. Umurozi wese ahorana ubwoba. Ngira ubwoba. Gira ubwoba udapfa. Ahubwo wowe wazanye Sadunda akaganira na mama. Bajya ngubwire gute. N'abarozi babasaneza kuko buryo utamubona ngo umutinya. Urumva? None nge barambwe ngo numukobwa ngo urubuno runini. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocent. Nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Nk'abantu mwe rero nta magambo menshi ntaki. Mama wa Pampe ubyo wansabye ndabikoze. Ariko ngiye kugera hano kukugeza hano niho Sadunda aba na wa mugore we. Inahanga ni hano se. Iswana abantu. Uvuga gake. Bera ko ngewe urumva. Bona atuje cyane. Tuje no se baba wababiri bonyine. Sadunda n'uwo mugore we turi nahanga. Ndagira ngo rero ukomange nugira amahirwe baraguha karibu winjire kuko ngiye bambujije kongera kugaruka hano mu nzu yabo. Urinjiramo muganire usibye ko nabikoreye nkawe umubyeyi wambwiye ngo ndashaka kujya kunyereka tugeze ahangaha nta magambo menshi ndi buvuge nta bintu byinshi ndi buvuge turahageze ibyo wansabye ndabikoze ahangaha niho manzaba ni habararye cyabara ryaroze umugore we nahangaha babonetse ibyo wansabye se ko ndi bumuhakuzane n'ubukuzana ahantu Sadunda bamukivuganira neza ku buryo umugore uri waroze Innocent yabamo hano baba mubombe n'umugu no sibabanamo hano na Sadunda ego mani cyakara mani ku buryo yategeka kwinjira mu nzu neza gutya sura umugore we yabara mu birahure nk'ibi ngibi kandi ari vuga ngo niye Sadunda hano haba nk'ukoreshwa sinde ko byumva ariko mbaga njya kureba niba ari byo atari byo ubu arimo hano mu nzu Sadunda arimo hano n'umugore we umwe yihabara rye umwe waroze Innocent nyine no sisi ari bitabona rero nirinze kuvuga amagambo mesha nge nanjye ariko zengiye abandoga mbaze iki ikomanga nge ntago banyemerera kwinjira mwanga komanga nugira amahirwe baradufite yewe abandoga mbaze iki komanga ngiye byo simbizi byanje n'ibirahure by'abakire nk'uko manze nabi biraturika komanga niyo mpamvu ndi guca bugufi yabyibuze ngiye kuba kuyonje hano baranturira ndabizi se bari umuntu urimo ntago mbizi komanga cyane nya ibirahure by'abandi bitahubuka ariko wazabyicira ko nabonye cya kigora ari kibaye mama papa basuye wa mustari cyamamare Pamela Masenya se kwaro kongo ko nitwa marajya nsubira Yorodani akakanya koko bavandi Neze bitese misa boss wasimba guhena none se ko tubasaba karibu twari tubasuye
so na telefone tugira abavandimwe twari kubabwira gute ni iki muri kwifuza Sebastian mutubwire twe karibu niyo mushaka ni ngombwa mwinjire mu nzu ni ukuri niyo twinjire mu nzu z'ababosi twumva ako duhumura nkabo bose uri kureba iki twumva duhumura nkabo nyine nimeze uyu mama muzanywe n'amahoro muzanye n'amahoro rwose uyu mama yifuje kuza kubaganiriza nyine wowe na shere wawe wowe na Sadunda jani uzanye ibintu by'imyambaro ujye kwinjira ni wumva ari amahoro ye nukuri amahoro ngendana nawe ni karibu uko narameze karibu ye nameze amahoro rwose siko n'ufite amagambo menshi se ubwo ni bari siko waguma hose ukambura icyo ushaka ngaho oya ntacyo nshaka no kubasura nkasura we na Sadunda ko numvise ko afite umugore mushyashya nese ko afite umugore mushyashya cyari ikintu byakutwaye ku buryo wifuza kuza kudusura utatubwiye byarakinwaye cyane ni inshuti yawe mubanze muduhe karibu nta kibazo banduye kare nawe umuntu ufite amagambo angana gutya mu karibu njye yansabye ko yazana umubyeyi iyo umuntu asabye ko ahabwa ambare nkirebera umwana wanjye Sadunda ko nawe ingahe nshire murebe niba ari intebe uje kureba niba ari Sadunda bamuzi niba ari intebe ese nawe urimo oya gicinjira karibu niba utabikeneye ngo imana kagenda batasubiza inyuma y'urugi kwinjira mu bakiriya bigoye nanjye se ninjira mabuja nyine ngo ino se nibaduhanye karibu hamwe nasi kugiye kure icara ahangaha nyine ngo uganire ngiye ntacyo kuvuga ifite ahangaha kimeze neza nari mbasuye pe kibereye do neza nya kingahe no ride sito n'umuntu akazi akinjira iwawe uganire umubwire icyo wari uje kureba shakyo nanje kureba se nje kureba Sadunda urumva Sadunda ushinzwe kumenya kumureba oya ngejezwe kureba Sadunda kubera ko nje kumureba numvice ngo afite umugore muto ngo yamwimuriye ngo mu mazungu y'amarange ngo mu mazungu ngo y'indabo ngo y'ibiki ngo yaramuroza ahita amujyana ahandi hantu mu nzu nziza uje kureba wamurose ahubwo ntabwo uje kureba Sadunda uje kureba wamurose ahubwo n'uwaraze umugore waho umva genda bireba nyine muri abakire urumva ariko nubwo muri abakire ubukire bwanyu burimo n'ubugome none Innocente yarasaze umugore uramuzi njye numvishije ari umuganga amuvuye aravuga ngo umukobwa ngo w'igikara ngo w'amabuno kandi ni wowe ngo ni ngo ubana Innocente na Sadunda yego ariwe manzi ngo namuri ega njyaba bamujyanye kwa muganga mpari n'icyo yifuza no kumubona se manzi basanga ngo umukobwa ngo w'amabuno ngo ugira amaso ngo akayazamura kundi akayamanura ngo niwe muntu ngo waroze ngo umugore wa Sadunda nari mfite amatsiko yo kugira ngo ubone wambonye uri umurozi koko se ahubwo avuga uti wenda bibaye neza ntasa nabo nese umugore yarasaze Sadunda arasaze ataye urugo rwe none se ubari iwawe ari iwe yagiye mu kazi ariko umugore we yarasaze uhita umucyura iwawe ibyo ntabwo bindeba ntibikureba ese nk'abariyo ndazi ko n'igihe umugore afite kandi nanjye nzi ko ariwe mugabo mfite umugabo ni uwese uje gushaka ndetse niba utaje gushaka ntabwo uriya mugabo Sadunda nyine wamugize umugabo wawe bwite nawe ubwe ni uwanjye nawe warabizi ntabwo mbizi iby'abagore bandi ntabwo nzi ibyo wabwo ufite ikintu gikomeye cyinshi ni cyinshi cyane uzi ukuntu mbanza agize amahirwe umpa karibu nzi ko utanayima ko umva yani bankorwaye nk'uko umuntu arwara inzara cyangwa ngahe mu rundi usaba gutahe hapi ntabwo ndataha naro barambwiye ngo uwo mukobwa ngo yakuzamuriye amaso ngo itereba ngo nkashemereta ngo cyangwa akareba nk'ihene y'indagizo ngo ibyo bintu nguye kuzamurira amaso ngo ntabwo watangwa ntiwaviwe ngo arakuroga byose ugahita ugenda ubiriye amaso iyo umuntu yazamuye abamurozi oya ubwo rero Sadunda aho mwamutaye murahazi mu mabuye
njya kumufasha murabizi mumaze kubona abaye mwiza ameze neza buriya wamufashije ikiza abaye umugabo mumaze kubona ko avuyemo umuntu w'umugabo oya umuntu w'umugabo kandi namusanze agenda mu muhanda yasubiye kumutinganya kuri n'umurozi mubi wowe niba yari yarabaye umupasiteri yabaye uriya mugabo Saduna yari yabaye pasiteri asigaye atubwiriza urumva nyine reka wowe muganire asigaye abwiriza abantu urumva nawe uhari yagiye mu kazi akora ikiza ushinzwe kumenya icyo akora yari yarabaye kandi wari wumva umuganga uvuga ngo umugore ngo uzamura amaso ngo akagira nyumva ba uroze ubuse magambo mubireke umama wa pampa icyo wambwire ngo nze kukwereka umuntu sinzi icyo ari cyo njye bone navuze ko nazagaruka muri uru njyewe iki umva se njyewe ikintu cyari kinzanye nje kureba ihabara yatwaye Sadunda cyakorere naryo koko umuntu abihabara akaba n'umurozi ibintu byose bikaba muri we nizere ko wabibonye ibi bintu ubundi mubyigirayo ihabara umurozi ubuse kutumye umwana wanjye yangara karamuroza agasara akaba mu ishyamba akarya ibyatsi nk'inka urumva ukaba umutwaye umugabo urumva wishimye muri wowe nta mwanya mfite wo kureba umwana ahubwo yarwaye turoma arasara umugore wa Sadunda se byose se bravo ariko byose byaturutse kuri wowe aho yamutaye suhazi nkaho wivuga gutyo wowe ahantu yamuteye ntabwo hazi hari mu rugo rwabo se rero aramvuga we igiye hahunze umva se nuko yapfite ibyamujyanye ariko ibyamujyanye ni inzara niki ubundi kankubwire ubundi wowe umva se njyewe umuganga wamuvuye yavuze ko we wamutwaye umusatsi n'umwana we ngo wari ugiye kumuroga baramuhungisha bimutesha umutwe nta n'uri bubone uri kwiruriza ubusa kandi ntamubonye ntabwo natahana abanyasaduna ngo umaze impamvu yataye Innocente reka ntabwo utaha buretse wamba bari ukabaretse kunyirukana warara muri izi ntebe cyangwa ni warara kuri aya makaroni warara kuri itapi ariko uremera kuroga unigeze muroga buri iyo uroze Innocente uri ukaroga umugore wa Sadunda n'urukundo bari bafitanye n'akana k'abadere baramuhungishije kubera uburozi bwawe ubwumva byagufasha iki umugore simuzi sinyeneye kumumenya sichaka no kumenya izina rye sichaka no kumenya uwo ari we icyambere nuko mfite umugabo wanjye tubanye neza umugabo wawe nta mutima we umugabo wawe ngo umugabo wawe umva nta uje kumurebe wawe se iryo jambo ngo umugabo wawe muvuga mu izina twumve nyine umugabo uje kureba uje kumureba wese umugabo byaje umugabo wanjye ngo Sadunda buriya baraza umugore ugira ngo mwasaze nakura turoze se bakanya yaragiye gusinyura mu mirenge akaza ese banasinyuye ntabwo narimbize mu rugo iwe ameze neza ahubwo mukuramo ugasanga ameze neza mugasana uyu ndayitanga uburozi bw'igifuti ngo bagiye no gusinyura Yesu na umugore rw'iwa n'umugabo utari uwawe uburinde mutarasezerana nese buretse barasinyuye barasinyuye impeta bari bambaranye warazambaye nta mukozi ugira nta n'imbwa ugira ngo urayindisha nta na kimwe ufite ni ngombwa mumagara bose wabwiye Sadunda akaza akabwira Sadunda aze tuvugane mwinesha umutwe mamagare bonse gusore yamagara nayo ifite bose se yarya uburozi yavaye bose ntago ega bose nabo baza ahantu bazi wazanye Sadunda akaganira n'uyu mubyeyi kari nta n'umwanya no kuganira n'uyu mukecuru ubu wicaye muri salo ya wenyine urareba televiziyo urimo urareba amafurati urimo urareba indabo zuzuye inzu waguze se Sadunda nawe uramwicara ati shari datawe none se mwana uriya musatsi wa mugore watwaye umva
uriya musatsi uriya mugore wa Saduna ngo wamuroze wo utwaye umusatsi we w'inyuma mu bwonko Njyewe muri he nawe umuganga umuvura niko yatubwiye Nyine njye muri reka turi kumuvuza ahubwo agira ubwoba budapfa njye ngira ubwoba se umurozi wese ahorana ubwoba njye ngira ubwoba gira ubwoba udapfa ahubwo wowe wazanye Sadunda akaganira na mama nawe bajya ngubwire gute ko nawe ahubwo mwana tugiye mugaya kunera siseme cyari ikintu nabonye burya ngo abajura baba basa neza n'abarozi baba basa neza kuko burya utamubona ngo umutinya urumva none barambwe ngo umukobwa ngo urubuno runini urumva ngo uzamura amaso njyewe nimba nta kintu muhurisho nditaye huya nago ngengera nabonye Sadunda nawubona wace mukavuga froga burya uri umukobwa mwiza ariko barozi ni babi wace mukavuga uri umurozi umva zarinda usaza urogadorora cyari umukobwa mwiza unyiciye umwana Innocente none se waritse ukazana Sadunda bakavuga Sadunda nawe hari n'ababyenguki bajya ndirimba igena ririmbe naho abakobwa baba nakuva muri korari sindepeta na studio mwanjanye mwinere seseme ako tuguteze se umugabo watwaye kwa musi ako twone butangiye bundi iki cyugi wakimumenya ramwe mureke abantu mwe rero ngiye bonera naravuze ko nazongera kugaruka ahantu sinzi Satani nzanya ahantu Satani nzi yari reka nitaye ubwo mubo nyine nugupanga urimo sukazaza wenda ngane no murozi urabona dutangiye arandoza nawe amvujije amaraso ubwo urategereza nta mba amaraso nditahiye se arankubise nditahiye arankubise banyarwanda inkweto zanjye uretse reba ibisaba nkubise urabona ari kuva amaraso ntacyo mvirirana ku munwa anciye umunwa reba arozi ukuntu ari babi nanjye urabona ari kuva amaraso ahubwo mubabare njye kugira nyaranjye abumpaye murozi aba ari umunanga avirama sinzi ikintu ajombye mu kanwa rero Imana ibarinde ariko ngiye ndwara